What's up, my people? It's your man coming Joshua Kanitami, so aka Babyface. Yeah, man. So, guys, of course, I'm busy. Today, I'm with a guy, a special guy, a talented guy, a gospel singer. No one out in one, and that's none other than NYARUDINDIRI. Afande NYARUDINDIRI umusaza roza muhando. Yeni dusenge Imana z'abatita kuri TV wandika afande NYARUDINDIRI umusaza roza muhando. Song bisobanura indirimbo. Hanyuma sing. Rero sing. Sing ari song bisobanura indirimbo. None se ndamutse mvuze NYARUDINDIRI sanga song. Aravuze ngo iki? NYARUDINDIRI nyine indirimbo. Oya bimeze gutya. NYARUDINDIRI sanga a song. Sanga chenze ni song. Song ni iki? Indirimbo. Hanyuma sanga Nage ni iki? Sanga, okay, sing ni iki none? Song. Sanga na song na sing. Nukuvuga ngo sing ni ukuririmba. Buriya ni inshinga yo kuririmba. Hanyuma sanga ni past tense ya sing. Nyine ni imitagiye so buriya niko nabyitara. No song. Nyine NYARUDINDIRI sanga song ni mu mitagiye bwomba mbisize. NYARUDINDIRI yaririmbye indirimbo. Icyo biba bishatse gusobanura. Yaririmbye indirimbo cyangwa bisiremo aririmba indirimbo. Nyine yaririmbye indirimbo. NYARUDINDIRI aririmba indirimbo. Aho kwibagirwa fandi. Nunjana hahandi bakora utukomedi. Uzavuga ati afande NYARUDINDIRI umusaza araza mu bantu. Ntago NYARUDINDIRI. Ese ufite ibiranga. Kapiteni wa Yes. Cyangwa nimwe mwamubambye ku musaraba. Nimwe mwamubambye ku musaraba. Nyine yapfuye azize ibyaha byacu. Mwarakoze ibihese. Mwarakoze ibihe. Ego twari abanyabyaha. Oya waravutse. Usanga uza kumva nyine nyumumaze. Nanjye naravutse. Bavuga ko Yesu azaza yadupfiriye. Nyine yabapfiriye ibihe byaha. Yabapfiriye ibihe byaha, mwakoze ibihe byaha. Yararambwe turabamburwa. Benavuze mu nani. Abutse mu 8. Ubu ngubu bari mu myaka ingahe? 45. 45. Ariko akoko bari kunyirukaho basaze. Umva basaze. Ikuba bati rwose rero reka mbabwire. Mfite imyaka 45. Ariko agasore keza gato kakagira igihe birabirukaho none. None se umukobwa utereta n'ikihe gice cy'umubiri wawe akunda? N'ikihe gice cy'umubiri wawe akunda? Idumani yanjye se. Idumani ni iki? Idumani bari kwirukaho. Idumani ni iki? Yakobo se? Yakobo? Idumani ni iki se? Ngo bari kwiruka ku idumani yanjye ubwiza. Mfite ubwiza. Oya gende ngo ndabaza igice cy'umubiri akunda. Idumani ni iki sobanurira abantu rega baragukurikira. Oya. Ndi mvugira mu migani wumva kumva. Bakunda wagwani. Wagwani. Hari umuntu bita Nzovu yaravuze ngo we bitewe n'uburyo areshya. No hasi wagwani ngo ni kwireshya. Nyine nagajya agezayo. Ngo ahantu hari sida nagajya hageze. Oya ngewe. Nawe niko bimeze se. Oya. Ko byanka byakunda muraresha tu. Oya. Idumani. Yayikunze atitagerayo. Oya ngewe nyibwiriye. Indangamirwa zarambiye ati rwose ndakwemera ni mwebwe mwatugezayo mwamwe bagufiya. Ujyayo se? Oya ndacyari imanzi ya Yesu. Abakobwa bandi bipima mfite imyaka 17. Iyo bakwirukanga nyuma wowe bigenza ute kugira ngo birinde? Nyine urabashwishwiburiza
gute urabiyama kuba twishubiriza urabiyama ndimani za mufenso muzungu niwe ndacyabihagazeho warabihitiye izamumari ni nk'umuntu ushobora gutera uwo muzungu muzahura byibuza kugira ngo kuko byanga byakundi ko nta n'umuntu hari umutomo ugomba kwita hari imitoma nyine ubwira umuntu God morning good morning ubwo bari nimugoroba bari nimugoroba ni good refutana nunu my friend have so much mungu ki my friend have so much how are you why fine umwaye finali so Nyarudindiri mu by'ukuri abantu badukurikiranye of course ndamukunda cyane one of the gospel singers nzi mu Rwanda ushobora gutumira kuri stage abantu bagasa nkaho bahindukirwa nyine cyangwa se bakamera n'ukundi kuntu nyine audience nyine gasa nkaho ihindura moto ese zawe reka mubaze nk'umunyamakuru uburyo uzikoramo benshi bajya bavuga ngo n'umurumogi na Theo bose babireba yarabivuze ngo kujya kuri stage barige bamanza kumuhereza inzoga Nyarudindiri hari video yawe afande Nyarudindiri musaza roza muhanda yego na nzoga ujunywa navuka nagunze inzoga ni umwuka wera w'Imana wo wanyuzuyemo umutaka una wasini buguru mu kirere hari inzoga zikunda gusindisha abantu ngo bura yanyweye oya hari inzoga zikunda gusindisha abantu na mitsi n'ujye yumva oya ngenda byumva mikinde urayizi ariko njye nyibona ariko urayizi sindazi nuko igira vote jewe generana ahantu nabyina nakwibyinira kuriya mbyina rero wahana Nyarudindiri yazi yanyweye bakabimbwira Nyarudindiri bitabaye ibanga afande Nyarudindiri bitabaye ibanga bari mubwiza ukuri nta nzoga wari washyira mu kanwa kawe ndi umwana mutoya papa yarataraga njye na mushiki wanjye agasanga twataruye twamagaye abantu mu muhanda abagabo n'abagore bari kunywa uze nyuma agasanga nyine ni imbete zisigaye niho turi kumwihera nuko papa na mama aho baviriye guhinga bagasanga nuko nyine abagabo n'abagore bavuye mu rugo nyine banyweye bashoje nyine nuko nyine ko twataruye urwina umuvure nyine nta kintu kirimo reka twifate nawe wazimweyeho nyine uzi ko ari cyo rero rwakuye ibitoki ngo sinigeze ndyamana n'umwana ngo yaryamanye n'akana gatoya we akita ko akiri isugi mu rugo oya ubu yarabesha genda cyari imanzi kugira ngo bafana ba Nyarudindiri ngira ngo muramwumva aracyari imanzi nyamuneka niba uzi kuri umukobwa niba uzi kuri indangamirwa umugani nk'uko abivuga the guy is ready for you ariteguye kuba yagutamago oya nta mukobwa mwirabura nshaka Nyarudindiri utarinze gutinda mu magambo utarinze gutinda mu magambo urashaka umukobwa uteye nshaka umuzungu umukobwa muremure unsumba n'iri joro nanabirose mbona byaba byiza uvuze ngo ndashaka umukobwa mureshya oya ibyo turese twabyara abana barese na za mikorofone nimba nadashoboye kugera kuri rita iwe azaba ahagera reka ngiye ariko mbanikira yarimanikira ariko nawe hari igihe ashobora kujya ntabwo mwategerana mu nzira hari igihe bashobora kugira ngo ajyane akana ku ishuri none yamubita umuzima ahubwo akavuga ati wazanye umugore mwiza ahubwo mwiza ukunyuza mu bantu ntabwo muremure ucumba ye nabaye surprise umuzungu nabaye ni nka surprise uza kundeba ndabizi neza uramfana nanjye ndagufana sometimes umuntu amukoresha muri challenge kugira ngo abantu muzi iyo challenge niba nayibakiniraho gakeya ubundi tugagarukana na Nyarudindiri so Nyarudindiri rero mbabaye umbwire kuki mama afana Nyarudindiri kuki wamamagaye yumva nyine nagwamagaye mbona nyine
ka kantu wasizeho Yego. ngo rero na nyarudindi na nyirarudindi nawe arabyivugiye anywa akayoga oya nyarudindiri nyine turi nomero abantu yamba ndayibonye turi abantu b'abakristo nta muntu guys mugira ngo muragira ngo ndababeshye reba nawe uburyo nyarudindiri yigaragura hano umbwire niba harimo agakiza ntakayihari agakiza ndagafite uzanyigana urebe ko inzira tutarazi ikagutwara. ese imana ko tugomba kuyubaha imana uyubaha muri buriya buryo ubundi bigaragura bwo hasi imana uko uyifashe nayo ni kwisi nimba uyifashe nk'inyantege nke izaza nk'inyantege nke nimba uyifashe nk'inyembaraga izakubera n'imbaraga uko uyifashe ni uko nguko bitabaye ibanga uriya muntu yari yakwishyura ngo wagutuye muri iriya konseri hariya wigaraguye hasi ni kumuganura wari umuganura ubundi mu gikorwa cya leta baramamagara uriya wari umuganura ni kumuganura mu gikorwa cya leta n'uriya mwadeperi nabonaga sinzi abantu bahimbaye ni kumuganura bari gasanzwe hakurya ku murenge wa Nduba hakurya y'abaciri siko nenzi ka adeperi oya kumuganura adeperi wabina kuriya se kabiri gatatu bagutunga umuyesa amafaranga menshi wakoreye nangaye mu buzima oya njyewe nanavuganye n'umuyobozi w'umudugudu yabigiye nabitangaza n'abaturage bamuhaye 15. gusa ariko ibyo bintu n'ubundi nubwo nabikozeho challenge bibaho mu buzima busanzwe rero nta kibazo ariko mba ngomba kubwisha ukuri none ntabwo icy'inzoga ntabwo nyizi banitambira imana nyine barangiza ngo yaze yagasomyeho ngo yanyweye bya byuma nta muntu ubyina kuriya reka wenda tubanze tuganire nk'abantu nyine b'abanyakuri biriya bintu ushobora kubikora mu buzima busanzwe ukwishyura nishyura oya hamwe na hamwe nk'uko twajyaga no mu rusengero najyaga no kuririmba mu rusengero batarazifunga nkaririmba ipaniro biracitse umupasiteri nanavuga ati uyu muntu mugira icyo mumuremera reka adahataha ariko ubu ngubu kuko banazifunze ubu nibwo mfite inyungu rero noneho akabazo k'amatsiko amafaranga menshi wakoreye mu buzima bwawe nangahe kuri stage kereka hariya ku muganura ni 15 bajya bamuhuje bavugishwe kw'Imana 15 na mu rusengero reka wikuruye hasi bingana kuriya 15 ntabwo byamaze guca ku muntu nyine ukamera witwa musafiri ubwo urumva nyine iyo ufite umuntu ukujyanye gutyo igihe anakujya menshi ntumenye ayo mwavuganye ese kubera iki batabahereza value mukwiriye ni uko nyine ni ubugugu buba mu bantu nyine niyo si indirimbo bayisoro yangahe indirimbo si ni 50 kuyikora audio video kurumva bigera mu 100 na indirimbo wowe ukabijana 40 rero cyo ko ngewe kugira video ari abantu banere n'umva bakayicora urayagaruza se urayagaruza ntabwo ndayagaruza ariko imana niyo myinshi gahimwa n'umwe ariko imana niyo yacize ku ma YouTube iracangira ngo ati mufungure akariba niko uzajya unyweraho ku ma YouTube noneho n'abafite ikibazo kiri hasi ubazamure ariko n'umuva imbere ntacyo aguhaye kuko muri karitsiye bisaba kujya gusabirize usubire muri bwa buzima wahozemo ubafurira ubavomera ubatwarira imyanda ibivana mu rugo ijyana ku muhanda nibyo bashaka ariko ntabyo bazongera akabazo k'amatsiko birimbiye njyana gosipo oya gosipo ntabwo ari njyana oya ni gosipo oya dufite R&B dufite hip hop dufite sinzi nanjye amoko ntabwo nyazi neza muri izo njyana nyine ni iyi injuru na sebeni inzuro na sebeni bitandukaniye sebeni yego benedika mubahe imana muyiringire nacyoneza yiburana kamere neza kandi nawe umushyiremo nawe kubyina ndabyina nanjye aya meza nayo rero ntiwamenye iyo biva n'iyo bijya ko bamukibuga
nacyo muzayibura intambara n'ibigeragezo guhura nabyo ize kubagwirira bene data mwubahe Imana mwiringire nacyo muzayiburana intambara n'ibigeragezo guhura nabyo ize kubagwanirira irakomeye Imana yacu irakomeye iteye ubwoba imirindi dukorera iratangaze yemu iratangaze karagaciye aha iyo wari umbwiye iyihe njyana wari umbwiye iyihe njyana aha yayindi yindi none wahita muri inzuru inzuru imeze umwami w'abami agiye kuza aze kujyana umugeni ariryo torero mumuhimbaze kandi mumushime kuko ingoma ye izahora iteka nimumuhimbaze kandi mumushime mumuhe icyubahiro kuko aragikwiye inzuru naho ikijuru hari injuru hari n'ikijuru na sebeni ikijuru injuru ikijuru iravuga ngo yemwe torero oya ntabwo ari ndategereje uzaducaka reka urayibagiwe oya ntabwo nibagiwe ntabwo nibagiwe birakomeza biducaka cyane biraza neza biranze oya ntabwo byanze n'iyi ni kontenti na viyuzi kuno ba viyuzi zigendana hasi na kontenti naze bibonera viyuzi na kontenti biranze neza oya ntabwo byanze yego turakomeza muri dirego ok reka tuganire nk'abantu njyewe mani wituye inshuro nyinshi hasi inshuro zishoboka akabuno kawe nta kibazo kagira oya Imana akakubisemo gakomeye beto bingana bite Imana akakubisemo beto ubu ngubu ntabwo wari wagwa hasi ngo uhure n'akabuye oya no mu mabuye naho ndayica no mu mabuye ariko nawe mfite ukunungwa nkamanuka igiparakomanda oya abantu ngira ngo badukurikiranye bareba iyo videwo ye bakareba uburyo agwamo hasi rero inyuma uze kuduhereza komantere ukora akahe kazi mu buzima busanzwe ukuyeho kuririmba oya ni ibyo ku ma YouTube njya mu biganiro umpamagara nkawe tukavugana bitewe n'ukuntu aje ameze n'ufite cyane kiri hasi nawe amamagare muzamundi kontenti na viyuzi zigendera n'amaguru kuko mu minsi iri imbere za viyuzi na kontenti zigenda no mu kirere amamagare nge nashari nzajya Imana yaransanze yambwa ati Mana yangize irindi shari ariko ufukurira kareba ni kuri kugenda uhera ubu nubwo amatorero bayafungura uwamamagana mu ati turavugana amafaranga n'ubundi mbere ntacyo wamariye kuko indirimbo tuzikura amafaranga amashusho n'amafaranga kandi bigasa kwambara neza cyane Joshua rero niwe waguhamagaye ariko mbere yuko muhamagana nawe waramamagaye ninjye wamanziza kuguhamagara ukimara kubona the Josh challenge nabakozeho we na Theo n'inzoga hamwe na Siraheli niwo munsi wamenye cyangwa wari usanzwe narenza ngo mubona ariko kubera ko ari akantu wasizeho katumye muhamagara karakanjyaga munyomoze ko utajya unywa inzoga mbere ni ikihe kintu runaka gishobora kuba ukora runaka abantu bakakuzi gusambana ntabwo ndasambana mu buzima se ni ndacyari imanzi ubwo ni waba ujya muri Amerika nta viza ufite oya muri Amerika nzajyayo Imana mvuze ko nzajya muri Amerika ushobora kujyayo nta viza ufite oya Imana yambwiye ko izama viza izama
izama pasiporo ibyo nakubaye se wabisobanukiwe naho nganisha ubu nyine bacanga nkuko nanjye byancaga Okay, muri Amerika ari n'umuzungu uzanjyana reka mubaze uburyo buri giprofessionnel Nyarudindiri afande Nyarudindiri kubireba warangije amashuri angahe nariza se ahubwo n'ibyo benshi bajya babimbaza ntabwo nigeze niga nabaye kwa mama wacu kera nyani na ya yego urugero rw'ibigekane nya urugero urimo igihekane nya inyanya ngomba warize nagarukiye mu wa kane nabwo wigamo ibyumweru bibiri ibihekane byose warabyize sinamenye mu wa kane muri 1995 nari mfite imyaka 15 95 wari ufite imyaka 15 muri ko ni mu wa kane nawize mu cyumweru kimwe n'igice nimba cyumweru kimwe n'igice muri Kongo wumva igiswahili se guys ndetse naruhuko nari ndamutse mvuze ngo nenda kanuwe nyama na bamvuze ngo iki wonda nakatikate ni nyama nenda kanuwe nyama ni wonda nakune nyama ushaka kumbwira ko uje uzamenya abazi igiswahili baradusobanurira wansubiramo rino jambo nsanzwe nzijwe ngenda guhereza 5,000 n'ubivuga nsanzwe nzijwe rye nsanzwe nzijwe rye ubu bivuge nk'uko mbivuga nsanzwe nzijwe rye ubu bivuge nk'uko mbivuga nsanzwe nzijwe rye oya nsanzwe nzijwe rye nsanzwe nzijwe rye ntago ari nsanze ni nsanzwe okay reka muhereza koroshye aho bahababoheye bivuge neza twumva aho bahababoheye niba bahababoheye ninde wahababoheye nimba bahababoheye ninde wahababoheye narishoboye fasha sasha uvuga fasha sosha agari so fasha sosha ayamanye kutomucha jijishizo nzizi ifirishwishu nagwera ifirishwishu yego ukomeza kumve ifirishwishu urana ni Nyarudindiri oya nabikoze ifirishwishu Nyarudindiri mbwira insengero maze kujyamo mu buzima bwawe insengero maze kujyamo mu buzima bwawe uza hano Kigali mu nsengero yo kuririmba usanzwe uteranira hehe berana ku itoro ryitwa abahiri kwa Nambarasata Kimironko hariya Nambarasata abo yibereye mu Uganda none kuko bafunze insengero kuva bafunga insengero terekezo ndi ku itariki 9 niho nagiye kurimba ku rusengero rw'abangirikani iriye iwacu mu rugo neza rusengero rw'ibarugo mu Nyagatare ni ku murenge wa Rukomo nibwo nagiye kuririmba Rukomo ntabwo iba Nyagatare iba Kayonza oya ari Rukomo bari Nyagatare neza umurenge wa Rukomo aho bita Matimba urahazi Matimba ni Matimba kujya mu Uganda hafi ya Kagitumba ndahazi nahajyaga kera bibaki gihari nyiri Nyagatare ari Rukomo kuko navuye maze kwinjira muri uvuga nawe washatse ari mu kuvuga ngo Nzovu yashatse mushiki wawe kuko nawe ni Nyagatare mu mukonyine nanjye ko numva bivuga ariko ntabwo njye munsi soza abakonyine kuno bari baranyikundira ngo igashaka kuzamina b'abakobwa ariko hakavamo bamwe bavuga ngo wowe usinakumuresa n'isekuru none bandi bikinyoma tukibakeneye nuko wasohoye ibigoma reka byarakumva yego nuko nako no mu cyaro reka nkaba ndi nayo Kigali mu ndirimbo zawe ukunda ndava Kigali njya muri Amerika se mu ndirimbo zawe ukunda ubundi uvuga fangu bantu zimbwiye
ufite indirimbo zingana zitunga njyewe mfite indirimbo 162 tubwire yanyu nasohoye 14 tubwire byibuza nk'eshanu zikurikirana utadidimanze inadidimanze yego nk'eshanu yego yambere abantu bakubona bamwe bakakufuriza gusa ariko Imana y'ijuru iri kumwe nawe nakuzaba. ni iyambere iya kabiri bene data igitero cya kabiri ugiye kuvuga oya okay iya kabiri twagiye iya kabiri iya kabiri yego iya kabiri mbese wowe baragora iki yego iririmbo ryo rushaka torero ry'ingurane igeragezo abana b'Imana bari mu guseka abagagaye n'ibikorerwamo iya gatatu twagiye iya gatatu yego umwami Yesu yaze mu isi azanywa no kuducungura tukabanyabyaha twari tugiye kurimbuka. iya kane bitamura bine numva byenda gusasa twagiye ku ya kane twagiye ku ya kane bitamura bine bagiye iya kane ariko iya kane yanze oya ntabwo yanze ugiye kwireba muri message oya twagiye iranze Yesu aravuga ati yemwe bwoko bwanjye Yesu aravuga ati yemwe bwoko bwanjye oya nabyo bwanjye mbeta yibagiwe indirimbo ye n'uburi kwima ngo njya ngo mutazanshishura iya gatanu twagiye nta kibazo iya gatanu icuza bacocira gutegera bitanura bima twagiye Yesu ati ihangane yewe mwana wanjye bwoko bwanjye Isiraheli dore naguciye imanzi mu biganza byawe sinzakureka binambana kubikunjizisha gutanga ibyo bitabo nyine nagutsinze tugiye gukora agacarenje sibyo byanga byakunda abagospel bagenzi bawe urabazi bwira nka batanu waba uzi byibuze ari mushiki wanjye Roza Muhando nabo mu Rwanda se cyangwa nabo mu Rwanda bose bari bari mushiki wanjye Roza Muhando yego hari na Wiringimana Theo yego babiri narahabaye yego hari na mani wo muri Tanzania mani indirimbo mu cyuma yico imana cyuma yico Imana cyuma yico ni remix uri gukora ariko indirimbo ye nawe wa gatatu twagiye ku wa kane Isiraheli mbonye nubwo tunarahura nawe arimba ya ndirimbo ye anafanya Yesu anafanya niwe wasi anafanya Yesu anafanya niwe wasi anabirindika amigaruka ufanya nande na mushiki wanjye Roza Muhando ni yandirimbo ye ambaka imbere y'abana ungu wako amati imbere y'abacoco yawo anu wakundu ungu wako ameti imbere y'umwana ungu wakundu wako ameti imbere
amenya kuri Nibyo birimo. Mungu ni Mungu mmoja. Amina. Nibyo wabishyizeho. Amina. Ni remix noneho. Indirimbo. Eh. Yamushikangero zamufana. Yego. N'ubuzima bubi yahuye nabwo. Yego, sobanurira abantu batumvishije ibyo waririmba. Sobanurira iyo ndirimbo. Ume kwihangana. Bishatse kuvuga Manume. Bishatse kuvuga Nipfumurifu. Nipfumurifu. Mungu ni mfumurifu. Yego. Manume kwihangana. Yego. Niwe bizagenda cyane. Akandi gace na. Aya niwe bizajya kwiga nawe. Dusa nkaho tugana ku musozo, aragace ngira ngo dukorane nk'abantu bakundana ba gospel. Ndaza ndirimba indirimbo y'umuhanzi mu ndirimbo zizwi, nawe wongera akandi gace aho narengarukirije. Yego, uwo tugiye guheraho wa mbere. Yemwe nimure ku busambanyi bwanyu, Emwe nimure ku busambanyi bwanyu. oya wari kongera akandi gace gakurikiraho ku byo narindiriye. Umenya ko imibiri niya korali. Yego, nta kibazo tujye ku yindi ntuza noneho. Ngenda shaka gutaha iwacu ujuru. Ukaho uragoye. Ngiye kongeraho ngiye kuririmba n'iyindi. Ajye biracana. Dore ugiye kwira. Aho umuntu atabasha gukora. Ubona wenda nagukora. Nukubona. Aha, karagutsinze. Gucanga ko byancanze. Mbwira umuhanzi ndahita nibuka indirimbo ye. Abo bose babireba. Aha. Abo bose babireba. Hari igihe uba mu bigeragezo bikaze. Abantu bakakuvuga ngo urajya hehe. Bakakuvuga bongorerana ngo urajya hehe. Ariko bugaca. Nejo bugaca. Bukongera bugaca. Ibya Yesu ni ku murongo. Urava mu murongo ngari inzira mundi mu mwanya wawe. Urava mu murongo n'amahirwe uw'inyuma. Urava mu murongo kuzawugarukamo bizakurusha. Ibya Yesu ni ku murongo. Ibya Yesu ni ku murongo. Aho ngaho nanone uragomye. Let me go straight to this guy. Uyu nguyu bamwita Ndera. Fande nyodiri umusaza yaroza mu Uri kuvuga Uyu indirimbo. mupira waririmba indirimbo ishima Imana. Ni sira. Oya, ubundi waririmba indirimbo bashima u Rwanda kubera amateka mabi twagize. Bamwita Nde ufite inyinya. Ufite inyinya. Uri kuvuga nuza Senzerike. Banza ari wiririmba mo twumva. Senzerike. Ntabwo nkunda kuzimenya indirimbo. Bayita ngo iki? Anyways, indirimbo zanyibagiwe kuko nanjye kandi nkunda kumenya indirimbo z'abandi cyane, nkunda kumenya iza mushikanje ko muhamba cyane. Nizo wambaza Dusa nkaho twenda kubona ku musozo imbere y'indirimbo imwe ya Rosa Muhando then ubundi tuje dusoza. Indirimbo mushiki wanjye Rosa Muhando. Na yiririmbe Ako mbere yo kuyiririmba abantu tubwira umurongo wo gushimisha muri Bibiliya. Umurongo ushimisha muri Bibiliya ni Matayo ibice 5 ku murongo wa mbere wa kabiri kujya kwa 10. Ariko abakene mu mitima yabo kuko aribo bazahazwa. Ariko abagwaneza kuko aribo bazazigirira. Mukomeze n'abandi uko ni. Rosa Muhando, here we go. Beugana na tukufu na nguvu. 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 Abibetera palano wakakuko. Kunenga ya dunia. Beugana na
recording. Hope you guys liked it. Ngira ngo abantu runaka mukeneye abandi basiteza tuganira muri buno buryo mushyire muri commentaire. It was Joshua together with ahuye kuri Suzuki NYARUDINDIRI So guys, ciao, tuzahora ubutaha. Yabana.